uhawe ikaze kuri radio televiziyo gira ubuntu Professor Charles Kambanda. Murakoze cyane bana James kuba mwantumiye, ndabasuhuje, ndasuhuza abatumva bose n'abazatumvana nyuma. Murakoze cyane Professor Charles Kambanda. Bakunze rero ba radio televiziyo gira ubuntu, mwumvise ko umutumire wacu nanone ari Professor Charles Kambanda. Idamange Yvone Iryamugwiza arafunze. Professor uriya mudamu ni activist, uriya mudamu arazira yuko yavugiye ku YouTube akavuga ibitagenda neza, irafashwa arafungwa. Uyu munsi aregwa kuba ngo yarakwirakwije ibihuha, aregwa kuba yarapfobeje ibimenyetso bya jenoside, kuko urumva gupfobya ibimenyetso bya jenoside cyagiye avuga yuko asaba yuko abantu bacu bapfuye bari mu nzibutso bishwe bakabashyirwa mu nzibutso mibiri yabo ko bashyingurwa mu cyubahiro. Ndahamya ko ari kimwe mu bimenyetso bakoresha mugaragaza ko yapfobeje ibimenyetso bya jenoside. Ikindi ngo yakanguriye abaturage kwigomeka kugirana n'ubutegetsi. Sinzi ukuntu babyise gushaka kugirana n'ubutegetsi, ariko harimo ikibazo cy'uko ngo kugumura abaturage. Professor Kambanda, urabona ko uyu mubyeyi arimo kubona ubutabera, bimeze bito nazabona ubutabera, cyangwa ikibazo cyo mu context y'amategeko kimeze gite Professor? Iby'amategeko rumaze igihe tubivugaho, kandi ibintu by'amategeko mu Rwanda rwa Kagame ntabwo ari byo bareba. Kwanza hari n'ubumenyi buke, njyewe biranantangaza n'ubumenyi buke waba ari abantu baburana imanza ziriya. Ntabwo wambwira ngo umwavoka wa Idamange yakwemera kwicara akajya mu rukiko ngo sinze ngo runini ruhuze imipaka, international criminal cases, kandi azi neza ko ikibazo cya Idamange ni ikibazo cy'uburenganzira bwo kuvuga. Eske leta yemerewe kuvogera uburenganzira bwa Idamange bwo kuvuga ibyo atekereza, opinion, freedom of speech and opinion, leta ikabihindura ibyaha? Eske aya mategeko bakoresha ari constitutional? Ni ukuvuga ngo ubundi iyo uba mu bihugu bifite abavoka bazi cyangwa bize constitution iriya yo mu Rwanda ya 2003, bari gusaba uruya rukiko guhagarika kuburanisha ruriya rubanza, bo bakagenda bakarega mu rukiko rw'ikirenga gukora constitutional interpretation. Rero cyo rukingana ufite ubasha gukora constitutional interpretation, babaza urukiko bati eske uburenganzira ibintu yavuze icyaha kirihe tukurikije uburenganzira bwa Idamange bwo kuvuga muri constitution. Nta bibaho ko imvugo ihinduka icyaha. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu yakangurira abaturage ngo gutera imvuru mu baturage kubera amagambo ye. Ntabwo bishoboka. Biri inconsistent n'uburenganzira bwa constitution bwo kuvuga. Kire kuvuga ngo Idamange amaze kubivuga cyangwa ntarabivuga, yagiye agatanga ibipanga mu baturage, yagiye agatanga imihoro mu baturage, yagiye akoranya abaturage inama akababwira ati tugende. Ariko kuvuga ngo ngiye ngo twese tujye kwa perezida tubaze ubuzima bwe niba akiriho muzima, kwa perezida ni place public, ni public place. Abanyarwanda nibo bishyura imisoro yo, kandi nabo yanagiyeyo. Cyanabivuze gusa ntanabafite n'ubushobozi bwo kubira abanyarwanda ngo tugende. Nta munyarwanda wagiyeyo ngo akurikije ibyo yamubwiye.
ibi bintu ntabibaho urukiko rw'ikirenga rwagombye kuba rutange ruri kuri ibi bintu ariko rubaye urukiko rw'ikirenga rubaye ababuranira ntabazi constitution y'u Rwanda kubera ko bimeze nka bya nabivuze ejo bundi uko Kagame yahinduye igifaransa abari mu b'igifaransa ibintu bakabindura ngo bige mu cyongereza bikarangira nta gifaransa bazi nta cyongereza bazi FPR yahinduye amatwara y'amategeko mu Rwanda ntabo bayigishije ayo matwara mashyashya ntabwo bayemera mu bikora byabo hasigaye akaba akavuyo ariko nko abanyamategeko baburanira uyu mudamu kabone n'ubu batabona ubutabera mu rukiko rw'ikirenga biratangaje kuba batarajya mu rukiko rw'ikirenga kubaza iki kibazo kandi iyo mugiye mu rukiko rw'ikirenga uru rubanza rugomba kugaragara kugeza igihe urukiko rw'ikirenga ruzavuga kuki batajyana uru rubanza mu rukiko rw'ikirenga urukiko rw'ikirenga naho rubwira amahanga ati kuvuga ni icyaha barujyaneyo babaza ese aya mategeko ingingo iyi mukoresha amategeko ngo kuteza imvuru muri iyi ngingo eske yemerewe mu mategeko ya constitution y'u Rwanda yemera ko bavuga ngo ko constitution ivuga ngo ingingo benezo ziba null and void bazishyira imbere y'urukiko rw'ikirenga urukiko rw'ikirenga naro rukoreka nkwanze na bushombe amahanga ababone ariko bicaye ngo baraburanira Idamange uburanira gute umuntu utagiye mu rukiko rugombiye kumuha ubutabera byebura urukiko rubivange ariko mwebwe mwajyanye ikirego so ibintu kuri level tekiniki tufite ikibazo ni nka biriya by'icyongereza abana basigaye barangiza amashuri bataze icyongereza bataze n'igifaransa ariko biga mu cyongereza nako bimeze mu banyamategeko bacu baraburana batazi n'amategeko baburanamo kubera amatwara yahindutse ariko mu mashuri bariga ibintu bya kera bakanakora ibintu bya kera iyo ni level mu ya mbere level ya kabiri nta cyaha gishobora kuba mu mvugo nta cyaha gishobora kuba mu mvugo imvugo etakurikizwe kubera freedom of speech limite cyangwa continuum yo twabigisha ni ibintu biri basic mu mategeko none se uburenganzira bwo kuvuga narigiye kwigisha amategeko iyo ubona nta cyaha gishobora kuba mu mvugo professor ni ukuvuga ngo na hate speech ziremewe ariko simbivuze mu context ya Idamange ko na hate speech yigeze atanga ariko ni ikibazo mbarije just ku ruhande nagaciyemo hate speech ntabwo ziri illegal hate speech ni political language hate speech mu cyaha igombye kuba ekurikijwe bikorwa cyangwa eturuka ku bikorwa aho niwo umuntu ashobora kuregwa icyaha kuvuga ngo nanga abahutu cyangwa nanga abatutsi ntabari icyaha nta obligation ihari yo gukunda abahutu cyangwa abatutsi ntayo yes gukunda ni choice kwanga cyangwa gukunda ni choice umuntu adashobora guhatirwa gukora yes ni ukuvuga ngo sasa kuvuga ngo nanga abahutu cyangwa nanga abatutsi iyo ntabari hate speech biratandukanye urabyumva iyo tuvuge ndi director w'ikigo okay ngabantemera abakozi b'abatutsi cyangwa b'abahutu
kubona mu kigo cyanjye. Okay? Yongeye mu kizamini cyo gutanga akazi, abantu bashobora guha umuhutu akazi. Barumva abo noneho havuka icyaha. The crime. Icyaha. Action. Discrimination. Yes. Discrimination. Yes. Yeah. Discrimination. Nta discrimination yaba mu magambo. Discrimination kubera tuba tutinya ko umuntu yahanwa kubera opinion ye. Nanga abahutu sinkunda abahutu. So what? Bo abahutu bakeneye ko bakunda. Agomba gukunda umuntu adashaka. Abahutu baragukeneye byo. Nyine bakuye ko bakeneye ko bakunda. N'abagore ngo ndabaze ngo betezaho bategereje bakunda. Ndukunda nyoko. Nakujyamwira abanyeshuri baje bagaseka mu ishuri. Kandi hano barakunda cyane kubigisha constitutional law. Ntabikira. Abuginde ukunde girlfriend wawe. Ngo ntabwo ukunda abayahudi. So what? Ngo ni cyaha. Gute? Muri politiki biratandukanye ariko mu mategeko nayo ikindi kintu. So tugomba kumenya ko nta muntu wanirwa kuvuga. Hari exception. One, imvugo zisaba abantu gukora ibyaha ku bandi. Ariko nanone ntabyo nkeneye reka mbaza nsobanurire kubera abantu bazabyumva nabi. Okay. Reka mbaza nsobanurire kubera ni kiri technical. Rwose exception ya mbere technical iyo wamagariye abantu gukora icyaha. Ariko one, icyo cyaha wamagariye abantu kigomba kuba kiri eminent. For example, iyo mbabwiye ati tugende dukubite Kambanda sasa hivi. Iyo nkubwiye ngo tugende dukubite Kambanda icyumweru gitaha, ntabwo biba bikiriye icyaha. Ariko nanone kuba eminent ubwabyo ntawe bihagije, hagomba kwiyongeraho tu icya kabiri birajyana. Ntabwo ari kuvuga ngo kimwe gusa. Eminent icya kabiri ugomba kuba ufite ubushobozi bwa command. Ability to command. Iyo nkubwiye ngo Bwana James tugende dukubite Kambanda sasa hivi, cya mbere ni sasa hivi. Yes. Cya kabiri mfite ubushobozi bwo commandinga James. Niba ntabwo ufite ubushobozi bwo commandinga James, ibyo byapfuye kabone ubu mvuze ngo sasa hivi. None se ubwo buyobozi iyo command ikagaragarira mu buhe buryo professor? Ikigaragaza command ivuge ngufiteho control. Ese ibyo ngwiyo ngombe kubikora. Nuvuga ngo uri umuyobozi in this case. No, ntabwo sitaba no kuba umuyobozi nk'ubu sasa hivi James. Turi hano waje mu rugo. Ndakubwiye ngo tugende dukubite Kambanda. Ese Kambanda mu kuri inshinzwe kukubwiraho ujya next mu munota wa kabiri. Ndabishinzwe ndabishoboye. You know? Cya gatatu, ikintu cya gatatu hagomba kuba overt act. Hagomba kuba act igaragaza ko tunafite ubushobozi bwo kugenda bwo gukubita uriyo mugabo Kambanda. Is overt act tuvuga ni twaguze ibiboko, twaguze mihoro,
ibikoresho dukeneye ndabizanye tuvuge muri ati tugende dukubite twice Kambanda okay turi kuvuga area exception yo gushishikariza yo kubwira abantu kugenda kuri icyaha ariko okay eminent nabwo sasa hivi tugende haguruka tugende cyakabiri turareba ati ariko se ngufiteho konto ndakontrolinga aho ugomba kujya next minute kuko Kambanda cya gatatu nazanye ibiboko ibikoresho biri higiye gukoresha ndabizanye cyakane ntabwo bishobora kuba hypothetical ntabwo bishobora kuba iki kintu ndi kubera ntabwo bishobora kuba hypothetical tugomba kuba dufite ubushobozi kandi tunakora igikorwa kituganisha muri ibyo cyangwa se tukagenda tukanakikora ni ukuvuga ngo sangewe kuza kubera ngo tugende twice Kambanda uburenganzira bwanjye n'imvugo yanjye n'uburenganzira ndabona constitution ko kugira ngo bibe gushishikariza kubona gukora icyaha bijye muri exception biriya bintu bine byose bigomba kuba bihari byose apana akantu kamwe ni ukwigisha constitutional law niyo constitution y'u Rwanda uko ibivuga uburenganzira bwo kuvuga n'icyo buvuze okay none se professor ibyo birumvikanye Idamange niwe turiho ko turi hafi gusoza Idamange yavuze ko Perezida Kagame yapfuye ibyo bivuze nyine byavuzwe n'abandi benshi ese kuvuga ko Perezida Kagame yapfuye ni icyaha mategeko kirihe hose kuvuga ngo yapfuye ni icyaha gute ubwo ngo ntabwo Idamange ko Rwanda sinyira amategeko mpuzamahanga yo kugira opinion ku bintu hose Idamange ntabwo afite n'uburenganzira bwa opinion ko Kagame yapfuye kabone ubo yaba muzima yes ese mwabaze Idamange kubavuga ngo Kagame yapfuye ogupfa bifite meaning zitandukanye hari gupfa kujya mu kugushingura hari gupfa kubera nta sense ugikora muri society yapfuye yahagaze you know gupfa ntabwo bwabo bifite sense zitandukanye Idamange ashobora kuba Kagame yarapfuye kubera iki nkurikije ukuntu Kagame yakoraga ibintu n'ukuntu asigaye yakora yarapfuye nta kamaro agifite ni nka umunyu watakaje ubumunyu upfuye kuvuga ngo Kagame yarapfuye ngo ni icyaha sinzi n'ukuntu umuntu ashobora kujya mu rukiko n'umucamanza wabyemera ngo ni icyaha ngo gute hose Kagame yapfuye so what n'ubundi ni umupfu n'ubundi ni umurambo no kuba tuzi na metaphysics icyo ushobora kuba cyo icyo ari cyo cyose uba uri cyo icyo ushobora kuba igihe ari cyo cyose uba uri cyo metaphysics kuba dushobora gupfa kuba umurambo igihe ari cyo cyose ni ukuvuga ngo turi umurambo finito Idamange ashobora no kuba argument ya metaphysics kuba nta kintu gishobora kuba ikintu kitari cyo kuba Kagame ashobora kuba umurambo igihe ari cyo cyose no kuvuga ngo ni umurambo fini okay ikindi kintu barimo kumurega cyo kuvuga ngo apfobye ibimenyesho bya genocide ni ukuba yarasabye yuko kandi ibyo nanjye byemeranyaho nawe yuko imibiri y'abacu ishyinguye iri mu nzibutso za genocide yuko yashyingurwa mu cyubahiro so
ndahamya ko ari kimwe mu bimenyetso bafite cy'uko ngo bazitwaza yuko ngo yapfobeje ibimenyetso bya jenoside. Ibyo ntaraho bihuriye professor? Reka nkubwire njyewe nanjye nkore statement yanjye. Biriya ibintu byo gukoresha amagufa y'abantu, biriya ibintu byo kwanika amagufa y'abantu biri irigo kubera ko umuntu upfuye akeneye tumugomba icyubahiro, tumugomba kuruhuka mu mahoro. N'ubu umuntu apfuye aba atakiri umuntu umurambo, ariko kubera icyubahiro yari afite akiri muzima, tuba dushaka ko kirangira n'urupfu rwe ajye gushingurwa mu mahoro. Kwanika imirambo ni biriya by'ubuso bya kera bya karinga ngo gushira n'ama byako nini ku karinga ngo bagutinye, kubera ko ibyo ni bya kera. Karinga bagashiraho amake y'abantu the vanquished ngo kugira ngo batinye umwami ngo hafite ngo ingoma ye garagaza powers ngo no kina nabo baragushiraho baragusaba bishaho. Ikibazo gikomeye. Ibyo ni bya kera. Kagame nibi ari gukora sasa hivi ngo nawe none ndakira neza ndagushira kwanika amagufa. Ibyo ni ibintu mu gihe cy'abami we are making a sense kwa kuna value of exposure. Hano sasa hivi fane icyakabiri imirambo kuyishi amagufa y'abantu kutabubaha bapfuye bifite n'ingaruka ku bantu urabahamura. None se urumva atari truma kugira ngo abantu bose babeho buri gihe bahamutse mu gihe cyo kwibuka? Nukuvuga kandi mu kwibuka bigakorwa ku rwibutso bajya kubereka ubuhanga bw'abantu bari bazima buri muntu uza ni ikintu by'ukuri kigomba gutrumatizinga abantu. Nitera ibishawuro bariya ni ibishawuro. Inyibutso zahindutse karinga kariya ni ingoma y'umwami ya power aho bashaka ibishawuro. Inyibutso nicyo bivuze sasa hivi ni politics of terrorism. Kagame ibyo arabikunda kubera bijya neza muri politiki ye. Kuki nyina atamushizemo? Nyina akakuca atamwanditse amagufa. Oya no kuri nyina waguye mu Rwanda ejo bundi yagiye hanze mu mahanga Uganda ngo wase ko yabuzanya akabushingura neza. Abandi bana bashaka gushingura mu cyubahiro. Muri politiki y'ubuswa biriye ibintu by'imirambo bituma n'abantu baturiste batajya mu Rwanda kubera bo babihinduye ngabo baturiste bari ndakubiza ukuri. Hari umudamu uyoboye ni komiti ikomeye cyane, naramukunze cyane, nawe yarankunze, ni umuzungukazi. Nari namuhaye Rwakabamba ngo afashe kaminuza y'u Rwanda. Urebe ukuntu abanyarwanda ari abantu babi cyane. Rwakabamba namwandikiye mubwira ati aba bantu ni inshuti zanjye kandi bafite amafaranga menshi kandi maze kubabwira kuri kaminuza y'u Rwanda bafasha abanyarwanda. Bemeye no gutanga amafaranga, bari gutanga amafaranga menshi cyane. Nubwo Rwanda yafite sasa hivi ya Rwakabamba. Twarakomunikinze neza. Rwakabamba mubwira ati abantu basaza nkambwira na tariki bazagira yo mu Rwanda. Bagomba kujya Mozambique baraninga yo project. Narakonvince cyane ati mujye mu Rwanda mufasha abana bo mu Rwanda. Nuko nyine ndazifite manyandiko. Nuko umuzungu yagiyeyo. Koko yagiyeyo na group ye. Banahuye na Rwakabamba. Ahubwo yangu Rwakabamba babwiye ibyiza nari tumaze igihe tuvugana nanjye byatumiye mbabwira bajya ko bajya mu Rwanda. Yatangiye kubabwira ngo ntabagombiye kuvugana nanjye ngo ndarwanya leta ya Kagame.
umuzungu kazagaruse yambuye ibintu bibiri ati ibintu bamubwiye about me kuri nge umushuti we n'imirambo yabonye n'amagufa yabonye ati sinshobora kuzasubira mu Rwanda ati nabonye amagufa live y'abantu oh my god I can't believe that abanyarwanda babaho gute babona aya magufa buri munsi uyu muzungukazi ntabo azasubira mu Rwanda kandi bamujyanye ku ngufu kuko ku ngufu n'uvuga ngo ntabwo yagize choice bahize bamujyana bone ikintu gikomeye bajyana ko abantu kandi bo ntabazi ko abazungu banga ikintu cya violence cyaryo cyose cyane none wowe uri kubereka amagufa abenshi ntabasubirayo ariko we Kagame arabikunda kubera umuntu wa terrorism no kuvuga ngo akoresha hariya amagufa gatera bwitera bwo reka mbabwire twasubiye muri politiki ya cyami n'iriya politiki ya paramutu na runari niyo twasubiyemo Kagame niyo politiki yakina kandi nitareba neza n'abazamusimba bashobora kuzakina iyo politiki imeze gutyo y'ubuswa stupid so ibintu bya Idamange ntabari Idamange gusa abantu bose bari kuba abantu benshi bari bahuye n'icyo kibazo nejo bone mubise mu kiru nini na madame Rwigana mubise ngo bamuhamagaje ngo kubera guhakana genocide turi mu ibintu byose yavuze ngira ngo nta aho we binshi yavuze mu nyungu za Kagame cyangwa za leta ya Kagame bagombye kumufata nkaho abagira inama ntakubiye njyewe hari aba bazungu baze barebye amagufa ntabazasubira mu Rwanda kandi bari promotinga ikintu cyitwa tourism sasa tourism ugiprocessinga gute no kugenda kubona amagufa so Idamange akuye ati abantu bacu kuki badashingurwa kandi urabyumva nawe kandi Kagame arabizi ko abantu be yarabashinguye nyina ntabari muri bari kuki okay ntabwo yamushyizemo kubera ko ataguye muri genocide kuki nawe atamukoreye akabati agashyiraho amagufa ye hariya kuki yamushinguye mu cyubahiro arabizi ko abantu bagombye gushingura bakagenda bikarangira ibyabo nawe ubwe Kagame ese ashobora kwifuza ko umurambo we uzaba hariya amagufa abantu bakaza kuyasura ngo bazane amafaranga mu gihugu n'ubu hariyo umunyagitugu umuntu kweri umutekereza avuga ngo uyu munyagitugu n'abuzukuruza bazaza bareba amagufa ye ibintu ntabibaho so ibintu byose Idamange yavuze ni ibintu aho yahagana byo gufasha leta y'u Rwanda guhindura ariko uramugani n'ibya bindi abantu bashaka gutsindagira gutsimbarara ku byo bavuga bashaka ariko amaherezo bagakora amakosa akomeye urakoze Professor Charles Kambanda kubera ibisobanuro byiza byeje ku banyarwanda ku kibazo cya Madame Idamange Yvone Iryamugwiza abangira ngo rero ngushimire nashimira abakunzi ba radio televiziyo gira ubuntu boneraho no kubibutsa ko bakora subscribe na share kugira ngo bajye aba mbere kubona ibiganiro tuba twabateguriye murakoze mugire umunsi mwiza